babarozi bafashe ubusa mu buryo bukomeye cyane. Babarozi baroze ariko byafashe ubusa. M23 uyu munsi yongeye kwibasira ku buryo bukomeye cyane Komando Hibu. Aba ni abasirikare badasanzwe ba FARDC bari bazamuwe baje kugaba ibitero bikomeye cyane nyuma yuko babarozi bari kuroga M23 ngo itaza kwigarura umujyi wa Uvira. Bari bamaze kuba baroga, none abakomando Hibu ba FARDC bazamutse bagiye kwataka M23 hano muri za Sange za Kiriba, aho ngaho bazamutse baciye muri no muhanda ujya za Kaziba, bagaba ibitero bikomeye kuri M23. None ibintu bibabayeho tugiye kugenda tubabwira ya marozi aba baturage bageze kuri batandatu cyase y'ababaruzi ngo mpuzamahanga ngo bazwiho kuroga cyane baturutse hano mu gihugu cya Mongolia. N'umugigi ufite ubwigenge budafashe, ubarizwa hafi n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Ni hagati aho ngaho tugiye kubabwira byose mu bisobanukirwe, tubabwire imirwano ikomeye cyane yabereye hano ahantu bita Bavira, ahangaha ahantu bita Murongwe. Ahangaha ni special force n'ubundi za FARDC ndetse na FDNB zakomeje kugenda zihura n'uruva gusenya, bakubiswe ku rwego rwo hejuru cyane. Tugiye kubabwira neza cyane gatanu kuko agenzi kako uko urugamba rugize gute ruhagaze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tugiye kubabwira andi makuru akomeye cyane n'ubundi y'ibitero karundura byabayeho ahangaha nta handi ni mu bice bya Uvira, ahangaho bita Ruvungi, Katogati ndetse n'utundi tu axe tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga kugira ngo urebe niba hari wakigarura ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwa hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dufite amakuru menshi cyane tugiye kugenda tubagezaho, nko muri territoire ya Walikare naho hari kuvugwamo urugamba rukomeye. Abasirikare b'Ababiligi nyuma yo gukora amakosa akomeye cyane bagatanga intwaro ku bazarendo ndetse no kuba FDLR babarizwa muri zino axe inyinshi bakazikwirakwiza mu baturage ngo barebe niba bakigarurira n'undi ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye n'undi bibarizwa hano muri Uvira. So byose rero ugiye kugenda ubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako tugiye kugenda tubikugezaho nyaboneka. Andi makuru akomeye ku buryo bukomeye cyane turabwira ko muri Rucuno nanone hakomeje kugenda humvikanamo amasasu, aho rero uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga kugira ngo urebe niba wakigarurira ibice bigiye bitandukanye n'undi bibarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ntago nza kuba ndi jyenyine, ndaza kuba ndi hamwe n'umutaramu ugiye kutugezaho update z'amakuru akomeye cyane by'umwihariko ku rugamba rukomeye n'ubundi rukomeje kugenda rubera hariya muri Uvira, aho umutwe wa M23 ibintu yamaze kuba ushyira ku rundi rwego. Ati bazaturoga bazagira bate, ati bazaca hirya no hino ariko n'undi ntibizabuza ugenda kugenda, ntibizabuza uwambuka kwambuka. Ibi byose rero ni byakomeje kugenda bigeragezwa na nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, uyu nguyu akaba perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuze ati nanjye nzakoresha strategy zose zishoboka ndebe ko natsinda M23. Ariyo mpamvu yaguze abarozi batandatu kabuhariwe baje kuroga M23 mu ijoro rya Kengo. Baraye bakagira imihanda, abakomando Hibu binjira baje kugaba ibitero kuri M23 bahura n'uruva gusenya. Ubu tuvugana amwe mu bakuru ngiye kubagezaho nuko bose ushobora gusanga nta numwe wasigaye. So byose ugiye kubyumva muri aya makuru. Naho ahantu hitwa muri Warungu, muri territoire ya Warungu, ahangaha naho M23 ifitemo igice kitari gitoya. Ahangaha naho rero humvikanyemo amasasu akome cyane, ariko ni Murenge naho ibintu byabaye bicika kabisa nyuma yuko drone yiriwe yikarakasa ku munsi w'ejo mu bice bya ni Murenge. Hari amakuru avuga yuko kuri ishuro noneho ngo yibeshe ikazamura umutwe cyangwa se igasunukwa kugera hariya i Murenge. Tayari ngiyo nayiza kuburirwa irengero nk'iyaburiwe irengero yari yagerageje kuzamuka muri Walikare ikasatira axe M23 iherereyemo. Iyo ngiyo nayo bakaba barayihebye, iyo yahise igenda. Utuvugana rero niko bimeze na hariya i Murenge. Muri Kavumu naho haravugwa gufatwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu ngo cyafashwe ngo na Wazarendo. Byose ugiye kubisobanukirwa, ese koko Wazarendo zaba zarigaruriye kino kibuga cyangwa se ntizirakigarurira? Byose rero ugiye kugenda ubyumva. Nitwa Pacifique, ndabashimira kuba uba mwarakoze kuri subscribe, mwese mwayikozeho, ariko nawe niba utarayikoraho kirabwa ngo uyikoreho kugira ngo utazajya ucikwa n'aya makuru. Uyikandeho kabisa subscribe, ushyire kuri all, koreho no kunzogera, hanyuma buri uko dushyizeho amakuru ujye ubumwe mu bambere bahita bayabona vuba byihuse cyane. Hanyuma rero ndagira ngo nakire umutaramu uri hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba atugezeho update z'amakuru yihutiwe afite, hanyuma dukomeze tugenda tubana no mu yandi makuru agiye atandukanye. Nakwakiriye. Yeti murakoze cyane, nitwa Baraka. Yego. Amakuru ahari ni menshi cyane, ni menshi ari kugenda avugwa, dore ko aba bakomando b'Abahibu bongeye kwibasirwa n'intare za Sarambwe
hatitawe ko abarozi ba Mongolia bari baroze. Tukiri kuri aba barozi ba Mongolia tukibavugaho, dore ko Mongolia ni igihugu igice cy'amajyepfo gisa n'igikorera mu kwaha k'Ubushinwa cyangwa se gisa n'ikigenzurwa n'Ubushinwa, igice cy'amajyaruguru kigasa n'ikigenzurwa n'Uburusiya, dore ko ari teritwari nini cyane ituwe n'abaturage batari benshi, dore ko batagera muri miliyoni 3 kandi ari igihugu kinini cyane muri rusange, niyo mpamvu gisa n'igikorera mu kwaha k'ibihugu by'abaturanyi by'ibihangane. Aba barozi rero ngo baje bararoga n'ubundi, niyo makuru tugeraho muri teritwari ya Uvira, baje bararoga ariko n'ubundi ntibyaje kubuza ko M23 yaje kwibasira abahibu by'umwihariko muri axe ya Nakabaka. Muri axe ya Nakabaka abagera kuri 21 aba FARDC na Wazalendo baje n'ubundi kuba basiga ubuzima mu bitero bari bagiye gutera M23, hanyuma yo yamenya amakuru ko bagiye kwitera ikora icyo bita yateza ambushi. Hanyuma ikintu cyase kibaho niki, yakoresheje za mbunda ziriho silencer. Buriya iza gukoresha imbunda zikomeye cyane cyane zumvikanisha amajwi, aba barwanyi bari kubona umusada bwana Pacifique, bari kubona umusada, niyo mpamvu yakoresheje imbunda ziriho silencer. Hanyuma urusaku rwabagiye kumvikana, abagera kuri 21 bose bahita basiga ubuzima. Amakuru anjye hano ukunga abandi bahise basurinya birukanka, dore ko ngaya marozi yaratezwe mu bice bitandukanye, nta kintu yakoze muri axe ya Nakabaka n'undi ni muri teritwari ya Uvira. Ahangaha ngo bano barozi ariko ngo bari bagerageje ibishoka ibyo ari byo byose ngo baroge kuri M23. Buriya ngo ikintu ahanini barogaga M23 ngo kwari kugira ngo M23 mu gihe iri kurasa nigirasa igihusha. Ikindi cya kabiri ntibigarurira ibice ngo hari aho bagera ngo base nka sinzi ukuntu babipangaga, bo ngo bari buroge M23 gusa ngo ntiva hiri, ngo ntirenge zira axe irimo, ngo ahubwo bayikubite bayisubiza inyuma batangire guhunga, ngo babura imbaraga nyine zo kurasa. Bivuze ngo bakorana n'imyuka mibi, bari gukoresha uburyo bugiye butandukanye bw'abarozi simbuza ukuntu abarozi baroga, ngo hanyuma ngo M23 ngo igatsindwa ruhenu, ngo bakayisubiza inyuma, ngo bakayambura Uvira, ngo bakayambura Bukavu, ngo bakagenda Kavumu bakayifata. Ngira ngo Kavumu niba waritegereje ku munsi w'ejo yasaga nkaho yigaruriwe na bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, Wazalendo, FARDC ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu munsi bano bapfumu babarozi burya ngo nta nubwo bizanye, ngo bazanye n'abandi basirikare batari bakeya cyane baturutse muri ako karwa ka Mongolia, nubwo bisa nkaho gakorera hagati y'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya, bisa nkaho aribo babigenzura, ariko nabo bafite axe bigenzurira. Bivuze ngo rero ahangaha haturutse abandi bacashuro ngo bageze kuri 62, harimo n'abarozi 6 kabuhariwe. Ngaba rero nibo baje gushyiraho iherezo ku rukuta ruri hano muri Kaziba, ngo rwerekeza muri za Mwenga ndetse na za Mfizi, ngo babone uko bajya kwataka bano barwanyi batwirwaneho, ngo bavane mu ma axe yose, ngo babone uko banakigarurira komine rirare ya Minembwe. Gusa ngo bano barozi ngo baroze ariko bifata ubusa, n'ubundi ntibibujije abakomando hibu gupfa, abangaba bakatanyama ntibibujije abarundi gupfa, ntibibujije FDLR gupfa, ntibujije aba mercenaires gupfa. Ngira ngo hari abapfuye ku munsi w'ejo ku mugoroba, bano ba mercenaires bageze kuri 2, ari naho bashingiye bavuga ko badasubira ku rugamba, bano banya-Colombia. Byose ngira ngo urabizi neza cyane, ni ibintu byagiye bibaho nawe wirebera. Aba barozi rero sinzi ikibazo baje gukemura icyari cyo bwana Baraka. Mu kuvuga ngo uburozi mu kuri ntabwo bwigize bugira imbaraga cyane, dore ko uyu perezida Antoine Felix Tshisekedi atigeze atatira cyangwa se atigeze areka kwizera uburozi, dore ko no mu gihe cyashize muri Nord Kivu mwibuke neza abazarendo bababeshye ko uburozi buri bubarinde kwinjirwamo n'amasasu, ngo bafashe amazi bayogesha amafi, ayo mazi bogesheje amafi bakajya bashyira mu byatsi bakabibatera, barabwira ngo nimujye ku bwamaga amasasu ntari kubinjira. Benshi banagiyeho bikokoye biyambuye imyenda hejuru, nta kintu rwose bibabwiye, ariko bagezeyo bahuye n'uruva gusenya bwana Pacifique, bakubise isasu ivumbi riratumuka n'ubundi aho ikinjira aho ryakabaye ryinjira. Ibi bintu by'amarozi rero sinzi niba hari imbaraga bishobora kugira ku rugamba, dore ko perezida Felix Tshisekedi atigeze areka kubyizera muri rusange. No kuvuga ngo nabo baje rero baturutse za Mongolia, baturutse muri Aziya, ubwo ashobora kuba yarabonye uburozi bwa Afurika budafite imbaraga cyane, akaba yaragiye kwisunga ubwa Aziya. Byose turakomeza kugenda tubireba, turebe ese abadukurikiye barakomeza kugenda babyumva, banabone neza ese aba barozi ni iki bari gutanga ku ruhande rwa FARDC, n'uhe musaruro bari gutanga. Icyabayeho nuko uburozi batangiye
kugenda bakoresha muri rusange utigeze gutanga umusaruro, kuko iyo buza gutanga umusaruro muri akisi ya Nyakabaka muri Nakabaka niho haba hapfuye aba barwanyi ba koalisha bagera kuri 21 yiganjemo abahibo ndetse n'abasarenda. Hanyuma andi makuru avuga ku bitero bya FDNB byagabwe hano Ruvungi angaha hafi naho bita Katogota, byo urabivugaho iki? Ibitero bya FDNB byagabwe Ruvungi hafi na Katogota, kuko ngo FDNB mwibuke neza bari muri ya minsi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabahaye ngo bagomba kuba bakuyemo M23 ngo yakambura umujyi wa Bukavu. Munyumvire namwe, umujyi wa Bukavu ngo ni kibuga cy'indege cya Kavumu. Nuko ngo muri Kavumu nibagize imbaraga nyinshi cyane, Wazareno niyo yagize imbaraga nyinshi, ariko reka tugigarukira hano za Katogota na Ruvungi. Bafite morali iteye ubwoba, dore ko ngo igihe baba bamaze gutsitsura M23 muri bino bice bya Sud Kivu, ngo bahita bahabwa ibihembo bikomeye cyane, ngo birimo no kuba bahabwa misiyo, za misiyo abasirikare bajyayo bakajya mu butumwa bw'amahoro, bakazaza ngo bafite ikintu bita amahera muri rusange. Iki nicyo gihembo bazahabwa igihe bazaba batsinsuye M23 muri Sud Kivu. Niyo mpamvu bumvise bino bitero rero bya Ruvungi byagize imbaraga nyinshi, ariko nabyo M23 yabashije kuba yabisubiza inyuma muri rusange. Andi makuru ari kuvugwa ko ariko rero abasirikare b'u Burundi saho gusa baba bagiye bagaba ibitero, kuko bakomeza kugenda bagerageza kujya gutabara bagenzi babo bafungiwe na M23 mu mihanda ya Kaziba yerekeza muri Mwenga ndetse na Fizi, kandi ngira ngo urabizi yuko hari abasirikare b'abarundi ngo bariko batakibasha kubona ubufasha cyangwa se ubutabazi buturutse kuri leta yabo cyangwa se ku gisirikare cyabo, nko kubijyanye no kuba babagaburira ibiryo, amazi n'ibindi n'ibikoresho byo kurwana, ngo ntabyo bafite. Ahangaha rero ngo imodoka ebyiri, ngira ngo ni ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, nyuma yo kuba bano barozi bari bamaze kuroga, ngo zazamutse muri uyu muhanda Kaziba Sange werekeza muri za Mwenga, hariya kabisa uciye muri za Kaziba, ngo baragenda, ngo bageze hagati ngo bagwa muri ambushi ya M23, bivugwa ko hasubiye imodoka imwe. Yes, nukuvuga ngo nta mpamvu yo kudatega ambushi, kubera ko igihe cyose muri kano gace hakirimo abasirikare b'abarundi bafungiranwe, M23 igomba guhora yiteguye ibitero ko bishobora kugabwaho bigamije kubaboza, dore ko nk'inzara itangiye kubica. Ababasha guhamagara rwose bagenzi babo babwira ko inzara ngo ibamereye nabi, dore ko ngo ibiryo bari bafite bitangiye kuba byabashirana muri rusange. Niyo mpamvu rero baje kubohorwa n'ingabo zabo z'u Burundi kugira ngo barekurwe, cyangwa se agace barimo kabashe kuba kabamo akavuyo, profitire mwako kavuyo bapakire babajyane. Niyo mpamvu rero intare zamenye ko bazanye umutada w'imodoka, hanyuma babategera mu nzira. Amakuru agira ahambwira n'ubundi ko babategeye mu nzira, ariko biturutse ku makuru y'ubutasi n'ikoranabuhanga rihambaye ry'intare za Sarambwe, ryaje gutuma babasha gukora iyambushi karabutaka, yaje no gusiga benshi muri FDNB bahasize ubuzima muri rusange. Droni izenguruka mu Minembwe yahawe Gasopo naye mu 23 ati turongera kubona iyo droni turayihanura. Ni droni ngira ngo imaze hafi ibyumweru bibiri yirirwa yikatisha hariya mu bice by'Iminembwe, igenda ifotora, izuminga, ikurura igirite, igenda ikagaruka, isa nka igenda ikotorora ibice byose bibarizwamo bano barwanyi batwirwaneho, ndetse na M23 muvuma zabo uko baryamye, uko babyutse. Iyi drone bafata amashusho, ibyo bakoze ibyo ari byo byose drone bafata amashusho. Iyi drone amakuru aravuga ngo M23 ihaye Gasopo, ariko kuva bakabivugaho ku munsi w'ejo ngo iyi drone ngo yagarutse masaha mu gitondo, ariko ngo yabaye nk'umurabyo, ngo yaje yanwirigiriye kabiri ihita iburirwa irengero. Amakuru avuga ko ishobora kuba yasubiyeyo cyangwa se yahanuwe. Yitinda gatoya bari guhita bibona. No kuvuga ngo iyi drone yitinda gatoya n'ubundi urumva yazanye ubwoba nyuma yo gutanga yo kuyiburira. Uwo yiyoboraga yumvise imburo, yumvise uburyo utwirwanaho na M23 baburiye iyi drone, bavuga ko ngo igihe cyose yabigarutse bahita bayirasa. Ubundi sinumva impamvu batakabaye barayirashe mbere yuko ihora isirikira muri icyo kirere cya Minembwe no muri biriya bice n'ubundi bikunze guturwa cyane n'abanyamurenge. Sinumva impamvu yakabaye itararashweho, ahubwo rero haba yo kuyiburira none uwayiyoboraga ibyo bintu yarabizi mu gukora icyo kintu. Numva ari nk'agakorwa k'ubushotoranyi, ndumva ataragamije gufata amashusho, cyane ko ngo yaje n'ubundi mu gitondo mu masaha y'urukerera bari butaranaka neza cyane kabisa.
hanyuma birashoboka ko nta mafoto yaba yafashe. ntabwo yigeze iyafata kuko yaje ihita isubirayo, yaje irahagera ngo yanwigiriye nka gatatu, ntabwo bongeye kuyibona, bikavuga ko rero yasubiyeyo cyangwa se yahanuye. Ntawe uramenya ibyo ari byo, ubwo dutegereje kuza kureba ku mpande zombi icyo baraza kubivugaho. Hanyuma ndagira ngo tugaruke gatoya ngo abasirikare b'u Burundi Wazalendo FARDC bagaragaye hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu ku munsi w'ejo mu bitero bikomeye, ibitero karundura bari bagabye ku mutwe wa 23. Gusa amakuru akavuga ko ngo M23 yo yari yamenye bino bitero yuko biri buze kubagabwaho, ngo byari bigamije kwigarurira nyine kino kibuga cy'indege cya Kavumu. Hanyuma ndagira ngo wenda abo abatwumvise bwa mbere, wenda mushobora kuba mutwumvise ari ubwa mbere, mukande kuri subscribe, ariko reka tubahereza aya makuru, nayo ni amakuru y'ingenzi kandi mukeneye kumenya. Hano muri Kavumu biravuga ko hari igice M23 irimo, hakabamo n'ikindi gice FARDC Wazalendo FDNB baherereyemo, ngo ntibakiri mu mashyamba, ngo hari agace bakuyemo M23 kari hagati ya Katana ndetse na Kavumu hano muri Kabare. Yego. Ngaha rero ngira ngo ejo byari byakomeye Bwana Baraka, byari byakomeye bano barwanyi ubona yuko bashaka kwigarurira n'ubundi kino gice by'umwariko cya Kavumu cyose, nta kantu basize habe na gatoya, ariko M23 iza kurwana umukukuzo, biza kurangira kano gace igize gute ikigaruriye. Birashoboka ko impamvu n'undi imirwano yuko neza igitangira yari kubera ari mu mashyamba ya za Kauzi Biega. Noneho imirwano iva mu mashyamba no mu misozi izisatira ikibuga, intare za Sarambwe n'ubundi twari turi kubyumva ko ziri kugenda zibakocora umwe kuri umwe. Muri rusange abarwanyi ba coalition n'ubundi ngo biganjemo abarundi benshi ndetse na Wazalendo bafite misiyo yo gukuramo kino kibuga cy'indege cya Kavumu. Intare birashoboka ko zarebye zitavuga ngo aba bantu nidukomeza kurwanira hano muri aya mashyamba barashaka ko tuzabura imbaraga zo kurwanira Kavumu, mureke dusubire inyuma dukore reprise strategique uko basanzwe babikora, tureke kurwanira mu mashyamba, ahubwo imbaraga tuzegereze aho zikenewe cyane, hanyuma natwe bazaze bagwa muri za mbushi zitandukanye. Buriya mbushi nicyo kintu kimara abasirikare benshi ku rugamba. Bazaze noneho twebwe turi bari mu matware yacu tubereka ko urugamba rukorwa muri rusange. Ibi rero nibyo byabaye Bwana Pacifique. Ibyo byabaye aba Wazalendo n'abarundi aba coalition n'undi muri rusange baravuga bati ikibuga cy'indege cya Kavumu turakigaruriye, dute tubona umusada, indege ziri kwivugwa i Bujumbura ubwo zigiye zigwa Kavumu, tubona dutadukuramo. Urumva projet urumva plan bari bafite. Bati tubona umusada uturutse Kavumu dutadukuramo Bukavu. Ibi rero M23 ntiyari kubyemera muri rusange. Ikintu yesi ikora n'iki nta kindi, n'ubundi byose bihora isa n'ibyiteguye, nta bintu byo gusinzira, nta byo kuryama, ahubwo ikintu yasi bakorera yabasutseho umuriro. Amakuru arambwira ko ngo barwanye mu gihe kingana byibuze kiri hejuru y'amasaha 4, ariko M23 igenda ibasubiza inyuma kugeza ubwo benshi muri bo n'ubundi bahunze. Ariko amakuru angera arambwira ko benshi mu baguye mu bakwarikiye baguye muri runo rugamba bwo kugira ngo bashake kwigarura ikibuga cy'indege cya Kavumu, abenshi muri bo ngo baguye bashaka gukurura za mahiti. Ngo bashaka gukurura za mahiti zabo, zimwe zari zimaze kwikubitiro, ugerageje kugikurura naye bamurasiye umutwe aryamaho, n'abandi. Noneho bigeraho abasigaye baravuga ati ubwo nta kindi tekinike, nta yindi ni yindi ya nyuma yo gukizwa n'amaguru. Ngo bakizwe n'amaguru barirukanka, dore ko ngo bamwe ubu tuvugana bamaze kuba basubira mu birindiro byabo no mu mashyamba ya za Kauzi Biega. Yego, niyo makuru angeraho n'ubundi kujyanye n'iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Katwigarukira inyuma gato muri Warikare, twigarukire ku ikubitwa ry'ababirigi ngo bagiye kujya bakubitwa saa 6 na nimugoroba n'uyu mutwe wa M23. Ushobora kwibaza ati bagiye kujya bakubitwa gute rero, nyuma yuko batanze intwaro nyinshi kugera no mu basivile bakazifata zose bakagenda bazitanga. Biravugwa ko hari ibikoresho byazanywe n'amarokobuteri ageze kuri 6 ishure 6 zose nibwo yazanaga ibikoresho. Bimwe rero ngo byerekejwe muri Pinga aho byagiye guhabwa Wazalendo ndetse na FDLR ngo zirwanye mu M23. Ibindi bizanwa hano hafi naho bita Kibate, hano hafi no ku birombe bya Rufamini muri satere ya Warikare, babihereza abasivile ngo bose biyemeje kujoining igisirikare cya leta cyangwa se kujoining Kizalendo ngo bahangane na M23. Hanyuma Bwana Baraka, ntabwo ndiho shaka wenda kukunyuza muri byinshi,
ariko ahangaha ababirigi ngo bakomeje kugaragaza ukuboko kwabo ku bijyanye n'iyi ntambara iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Hanyuma yumvuye turi kavuga ko umuntu wese ugerageza kwitambika imigambi yayo ngaraza guhura n'uruva gusenya. Yes, ikintu cyabayeho buriya Pacifique buriya mugabo witwa Afande Ezekiel wa M23 uri kurwanira muri izira access za Warikare. Ikintu yakoze yarebye defense imwe iri pinga inareba iri Warikare centre, aravuga ati njyewe ninjya kubaterera rimwe ahari imbaraga zishobora kuba nkeya. Ikintu yakoze aravuga ati nanone n'intera pinga abari Warikare centre baraza kubaha umusada, n'intera Warikare centre abari pinga baraza babasayigira bagenzi babo. Ikintu yakoze ni iki nta kindi, yahise abajyamo hagati, niho yashyize defense yiwe, aravuga ati namwe nimushobora kugenderana, nimushobora guhana ubufasha ubwo ari bwo bwose. Nicyo kintu uyu mufande yakoze. Ni ukuvuga ngo ibintu n'amakuru angiye haturuka n'ubundi Warikare aravuga ko ubutumwa bwana hamaze kubahagwa abarwanyi ba coalition cyangwa se ba FARDC bagera kuri 11. Ubutumwa bwana bamaze kuba bagwa n'ubundi muri Warikare, barashwe n'abasore b'uyu mukomanda witwa Afande Ezekiel. Aba barwanyi ngo barimo n'ubundi n'umubiri umwe, harimo n'umubiri umwe. Birumvikana ko ababiri n'ubundi bakigaragara muri kara gace ka Warikare muri rusange, ariko n'ubundi ibi bikoresho byahawe abaturage, uyu musada wose w'ububirigi muri Warikare ntushobora gukomeza kurusha imbaraga M23, cyane ko abaturage bahawe intwaro bamwe bagiye bumva ubutumwa M23 igenda itambutsa intwaro barazakira. Ninumva neza ko rimwe na rimwe batazajya banahindukirana bakarasa coalition, cyane ko nana amasomo ya gisirikare bize wenda ngo yaba abaforomasi bababwire ngo dore M23 niwe mugomba kurasa, abaforomasi igihe runaka. N'ubundi bushobora gucya uyu muturage akabyuka akarasa FARDC, cyane ko umuturage niho abavuka. Ubutumwa M23 itanga ababwumva, yumva ko gahunda ari ukwirwanaho, yumva ko gahunda ari ukubohora igihugu. None barakabije, ikosa ababirigi bakoze bamuhaye imbunda nahindukira akabarasa. Ibyo ni ubu byiteye akarasa FARDC byose biba bishoboka cyane ko atigeze ajya ku ikosi, igeze ajya ku mafunzo ngo bamukuremo ibitekerezo byo ari byo byose bamushyiremo ibyo bashaka. Ibyo ntibyabayeho, ahubwo ikintu cyabayeho izi ndege zaraje n'ubundi nk'uko amakuru tugeraho zitanga ibikoresho kugeza no ku baturage b'abasivili. Aba basivili rero bazakoresha ibikoresho icyo bagomba kubikoresha, cyane ko batabisobanuriwe ku buryo buhagije. Niba hindukira bakarasa umubirigi, niba barasa umwe FARDC byose biba bishoboka, cyane ko ubutumwa M23 itambutsa baba bagenda babugomba muri rusange. Oya bangaba ari n'igihe nubwo baba bahaye intwaro ari gihe bazikoresha mu bijyanye n'ibyo batazi bahereye nk'ubusahuzi, ubusambo, ibintu bigiye bitandukanye, gutera ubwoba bagenzi babo. Yawantu ukabona ko nyine ari ibintu bibi cyane gufata umuntu w'umuseviri ukamukubita intwaro by'umwariko y'imbunda, ikintu cyica nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Hanyuma ibi rero ngo biri mu byo M23 yahagurukiye kurwanya ku bwinshi ngo yivuye inyuma. So rero bwana Baraka ndagira ngo nkushimire, ariko dusoza aya makuru ahantu bita muri Pinga ewana, muri Pinga naho ngo ibintu bimeze nabi. M23 ku munsi w'ejo ari kugabwaho ibitero, n'uyu munsi ibyayiramukiyeho bakaba bamaze kuyikuraho bita nkasa. Ahangaha ni hafi no muri Pinga nyaboneka. Iki kibuga cy'indege cyabaye ibibazo bikomeye cyane nacyo kukigarura, kandi nkurikije amakuru nari ifite ku munsi w'ejo, kino kibuga cy'indege M23 ari gifite kuko yari ifitemo agace kamwe na Wazalendo bafitemo akandi. Gusa mu rwego rwo gutanga amahoro no kwimakaza umutekano ku basivile batuye muri zira axe, ngo byabaye ngombwa ko M23 irekura kariya gace ikakavamo isubira inyuma gato yaho bita Bushimo. Gusa tubibutsa yuko M23 ari iherereye ahitwa Peti, Katobi ndetse na Bihendu. Aho hose naho M23 yavashe iragenda igira gute, irahagera iranahafata. Bivuze ngo rero uyu mutwe wa M23 icyo uwo wanga abasivile bagwa mu rugamba hafi yaho bari guhanganira, bikaba ngombwa yuko yoyo ikora reprise strategique bagasubira inyuma. Hanyuma andi makuru wenda akomeye cyane ni hano muri Rusamambo, naho havugwamo urugamba rukomeye n'ubundi rw'ibitero bihambaye cyane byagabwe kuri M23, ariko bakaba babyitwayemo neza cyane. Ahantu bita Mukengwa, muri Masisi, Mutongo, Rwibo, Nyabyondo, aho hose ni mu tu axe tugenda twumvikanamo amasasu
atari makeya cyane. Hanyuma andi makuru wenda dusoza ni muri Rucuro ahangaha muri groupe mu Gihondo, ahangaha naho habakomeje kugenda habiramo urugamba rukomeye cyane. So ngira ngo rero murabyumva neza cyane ko ibintu biba bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka dushimire umutaramu wacu twabanye nawe, mukomeze mugende mukanda kuri subscribe, amakuru yacu yo nakagaruka. Nitwa Pacifique, bye bye.